ikaze none kuri Yego TV. Maze tugiye kubagezaho uburyo 9 bwo guhoberana n'ibyo bigiye bisobanuye byinshi kuri byo. Ese ntiyaruka kuba wahobera umuntu cyangwa se kuba wahoberwa? Ese wigeze wumva ibyiyumviro birimo hagati aho ngaho? Kuberana ni ikintu cy'ingenzi kandi cyoroshye gishobora kuba cyakorwa kugaragaza ibyiyumviro by'umuntu. Gusa abenshi guhoberana tubifata nk'aho atari ibintu bisanzwe, gusa ni ibintu bisanzwe byo kugaragaza amarangamutima y'umuntu. Niyo mpamvu rero uyu munsi tubazaniye uburyo 9 bwo guhoberana n'icyo bigiye bisobanuye, kandi ushobora kuba utekereza yuko guhoberana kose byose ari kimwe, gusa ntago ari byo. Niba ari kubifata utubarire, gusa uri ku mwanya wa 9 turasanga the hug from behind. Maze kuvuga guhobera umuntu uturutse inyuma. Umuntu uzaguhobera aguturutse inyuma uzamenye yuko uwo muntu ngari wa muntu w'ingenzi cyane ugomba kukwitaho. Ushobora kuba yakurwanira mu gihe cy'amakuba icyo ari cyo cyose, umuntu akagomba kukwitaho uko byagenda kose. Ikindi kandi abazakurinda ubuzima bwose, akandi akita no ku muryango. Wowe icyo wifuza kuri wowe kiba ari nk'itegeko kuri we, ako kanya itagikora. Ku mwanya wa 7 turasanga the hug at the waist, cyangwa se guhobera mu mayunguyungu. Umuntu uzagobera gutya uzamenye yuko yifuza kubana nawe, ikindi kandi yishimiye kukubona. Kandi ikindi kuri uyu muntu nuko ari wa muntu uzaba wifuza umubano mwiza kandi yifuza kuba yabana nawe. Ikindi aba yumva ari intwari kuri we, yanakwitangira. Ikindi ugomba kubasha kwamenya kuri uyu muntu kandi ukacyitondera nuko uyu muntu akunda kugwa mu rukundo byoroshye, kandi ajya no akaruvamo byoroshye. Mwanya wa 7 turasanga the hug with the pat on the back. Umuntu uzagobera gutya igihe muzaba muri inshuti cyangwa se mukundana, kuko ukuguhoberana gurirwaho n'abantu benshi, haba inshuti cyangwa se abakundana. Niba ari inshuti yawe, menya yuko uwo muntu bidashoboka ko muzigera mujya mu rukundo n'umunsi n'umwe. Ikindi kandi niba ari inshuti yawe, ujye umenya yuko ari ya nshuti idafite ikindi kurikiyeho uretse wenda amafaranga cyangwa se gukenewe yuko muryamana gusa. Ni wa wundi ugukunda kuko afite icyo gukurikiyeho. Ku mwanya wa 5 turasanga the hug while looking to the eyes. Ningi ushatse kuvuga guhobera umuntu igihe urimo uramureba mu maso. Nugobera umuntu wangiza ukamureba mu maso, ingi bigaragaza yuko mufitanye isano cyangwa se muhujwe na byinshi. Bitaba ibyo ngibyo bikaba bigaragaza yuko umuntu ugobeye gutyo agukunda cyane. Kandi ikindi ugomba kubasha kuwamenya kuri uku guhoberana, ibi bigaragaza ibyishimo hagati yanyu mwembi. Ku mwanya wa 5 turasanga the London Bridge hug. Guhoberana harimo intera, kandi intera ntoya cyane. Ingi bigaragaza yuko umuntu ashaka kuguhobera gusa aguhobera atabishaka, kuko wenda hari byinshi murimo mutarumvikanaho, gusa akaguhobera arimo arakwikiza kugira ngo abashe kuba yakwikiza, gusa akaguhobera atabyifuza. Ku mwanya wa 4 turasanga long hug, cyangwa se kuba wahoberana umuntu bya cyane. Ibi ngibi bisa nk'ibisanzwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, gusa umuntu uzagobera gutya uzamenye yuko yari afite ikibazo gikomeye cyane. Niba uri ukunda umenye yuko ariko kanya yarabonye kugira ngo abashe kuba yakuruhukiraho, cyangwa se abashe kuba yatuza muri we. Ikindi kandi ugomba kubasha kuwamenya kuri kuguhoberana. Twizere niba umuntu agobera gutya ujye umenya yuko ari wa muntu wifuza kuba yabana nawe, haba mu bibi cyangwa se mu byiza. Bikandi ibi ngibi bikaba ari byo by'ingenzi mu buzima bwacu. Ku mwanya wa 3 turasanga one handed hug, cyangwa se kuba umuntu yaguhobera agoberesheje ukuboko kumwe, ameze nk'uri kukurinda kuko aba yagushyize mu kuboko kwiwe arimo arakurinda, avuga ko nta kimwe cyakugeraho. Si ibyo gusa kandi ibi ngibi bisobanuye byinshi cyane. Gusa ku nshuti, niba umuntu uguhobeye gutya ari inshuti, uzamenye ko ari wa muntu ushobora kuba yaguha ubufasha ubwo ari bwo bwose. Ikindi kandi niba ari umukobwa ufashe gutya umuhungu, iki gihe uzamenye yuko niba ari inshuti bidashoboka cyane yuko bashobora kuba bajya mu mubano habe na rimwe, bashobora kuba bakundana mu buzima, ntibishoboka. Ku mwanya wa 2 turasanga renage hug. Umuntu uzagobera gutya uzamenye yuko ari wa muntu ufite ubushyuhe, nta kintu aba yifuza kuba yatekereza cyangwa se kuba yageraho. Umuntu uzaguhobera gutya mwamenye yuko nta byindi byumvira afite uretse kuba mwaryamana cyangwa se ibindi ibyo ari byo byose, gusa nta mubano mwiza ushobora kuba wajyana n'uyu muntu. Ni wa muntu udashobora kuba yafata igihe kinini abana na wa muntu ukunda gutendeka bya cyane. Uyu muntu mushobora kuba mwamarana igihe kinini cyane kuko ahorana ubushyuhe, kandi biroroshye cyane ko yakuvaho.
umwanya wa mbere turasanga the strong hug. Uku nguku nugobera bya cyane, umuntu uzagobera gutya uzamenye ko ari wa muntu ugukunda cyane kandi umenye uko agufitiye ibyiyumviro byakure cyane kandi akwiyumvamo. Niba ari wa mugabo, ni umugabo ugukunda cyane, ahangayikishwa nawe, agira urukundo, aritonda, kandi ikindi cyane kimuranga nuko ari wa muntu uzakunda umuryango byatari, aho aratekereza ku muryango wiwe. Ikindi kandi uzagobera gutyo ujye umenya ko ari wa wundi uzavamo umugabo mwiza cyangwa se umugabo w'urugero. Reka ngushimire wabaye natwe hano kuri Yego TV, ubwo twagezaho byinshi bigiye bitandukanye mu buryo bwo guhobera ndetse n'icyo bigiye bisobanuye. Reka nizere yuko muri aka kanya ugiye kwita cyangwa se ugasobanukirwa byinshi kujyanye no guhobera n'umuntu, ugahita umenya ubushuti bwiwe icyo bugamije. Niba ari ubushuti gusa, niba ari amafaranga cyangwa se niba ari n'ikindi akwifuzaho, ugahita ubimenya ako kanya. Reka ngushimire wabaye natwe, icyo tugusa ni ukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe. Urakoze cyane, naho utaha.